Better
dusenge. Imana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryiza ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane. Tugushimiye ko icumweru c'umugisha uduhaye kugira ngo dusangire ijambo ryawe Mana, iryo funguro ridutunga muri uru rugendo. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndagusabye kugira ngo Mwuka wawe wera anshoboze, kandi Mwuka wawe wera yigishe umuntu wese wumvira ijambo, amwongereremo kwizera n'imbaraga. Icubahiro ni icawe Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami, amen. Mbanje nshima Imana cyane uyu munsi wa none kuri iki cyumweru. Nshimira Imana imigisha iduha ya buri munsi, imigisha yo mu mwuka ndetse n'imigisha yo mu mubiri. Niyo yongeye kandi kuduha uyu mwanya wo gusangira ijambo ryayo muri iki gitondo cy'uyu munsi kuri iki cyumweru cy'iyi tariki ya none. Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo cyangwa se umutwe w'amagambo uvuga ngo kwizera niyo maso atwereka ko Kristo ari kumwe natwe. Kwizera niyo maso atwereka ko Kristo ari kumwe natwe. Reka dusome ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera turabisoma mu bice bikurikira. Reka tubanze dusome mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 umurongo wa mbere ndagera ku murongo wa 4, sibuke ngere ku murongo wa 12, ngomereze ngere ku murongo wa 28. Yakobo aba mu gihugu c'ubusuhuke bwa se, nico gihugu cy'Ikanani. Urundi rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biluha na bene Zilupa bakase. Akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Umurongo wa 12. Bene se bajya kuragira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu, ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se, abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabagira hafi. Baravuga bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye. Tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize, amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata, bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yararurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abayishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa.
Yuda abwira bene se ati kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya Bashimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga bakurura Yosefu, bamukura muri rwa rwobo, bamugura n'Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Twongere dusome mu Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 10 umurongo wa 5 turagera ku murongo wa 8. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 5 tugere ku murongo wa 8. Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko ati ugusohoza azabeshwaho nako, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuvuga gutya kuti ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanurwa ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo riratwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Reka soreze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 tugere ku murongo wa 23. Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 tugere ku murongo wa 23. Turava kuri igice cya 14 nako umurongo wa 22 tugere ku murongo wa 33. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya, amare gusezerera abantu. Amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya gusenga. Bwari bugorobye ariyo wenyine, ariko ubwato bugeze imuhengeri butereganwa n'umuraba kuko umuyaga ubaturutse imbere. Nuko mu nkoko azaho bari agendesha amaguru hejuru y'inyanja, ariko abigishwa bamubonye agendesha amaguru hejuru y'inyanja bahagarika imitima, batakishwa n'ubwoba bati ni umuzimu. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati nimuhumure ni jyewe mwitinya. Petero aramusubiza ati mwami, niba ari wowe untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi aratinya, atangiye kurengerwa arataka ati databuja nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe aramufata aramubwira ati yewe ufite kwizera guke we, niki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira baramubwira bati ni ukuri uri umwana w'Imana. Haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bavandimwe, nkuko maze kubibabwira tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo nise ukwizera niyo maso atwereka ko Kristo ari kumwe natwe. Kuva umuntu yava muri Edeni kugera uyu munsi, ubwo ndavuga abigihe cy'isezerano rya kera ndetse natwe abigihe cy'isezerano rishya, umuntu akomeza kuba umwe, umuntu akomeza kuba wa wundi. Tuyoba kumwe, tukagarurwa kumwe, ntidutandukanye cyane mu bijyanye no kuyoboka Imana, kuyikurikira ndetse no kuyumvira. Dushobora kuba dufite itandukaniro twebwe naho mu isezerano rya kera, dutandukanye wenda ku mibereho y'umubiri, ariko mu by'ukuri mu bijyanye no kwizera Imana, kuba ku Mana, kuyinambaho, kuyikurikira, tuja kuba bamwe. Tuyoba kimwe, tukagarurwa kimwe. Ntabwo umwana w'umuntu akunze guhinduka cyane, turi bamwe. Bimwe mu bidusanisha nabo mu mibanire yacu n'Imana ni ukwibagirwa iby'Imana yakoze.
no kwibagirwa iby'Imana yadukoreye, bikihuta cyane Imana ikadukorera imirimo, ariko cyane tukabyibagirwa vuba, bikatuvaho vuba bikagenda, tukaba turabyibagiwe. Imana yonyine igatera intambwe ikongera kandi ikadusanga, yamara kudusanga ikadufata twagize kwizera guke, ikongera kandi ikadusubiza mu nzira yo kubana nayo. Uko niko umwana w'umuntu ameze. Mu isezerano rya kera Imana yabahaye amategeko. Imana yabahaye amategeko ngo abayobore, uzayumvira azabeshweho nayo. Mukuri niko Imana yari yashakaga. Ibaha amategeko, irababwira ngo umuntu wese uzumvira aya mategeko azabeshwaho nayo mategeko. Ariko kenshi bakayibagirwa, bagasa nkaho ayo mategeko aba ari kure. Bagasa nkaho ayo mategeko arenze ubushobozi bwabo, arenze uko bashobora kuyumva. Bakayabona ari amategeko aremereye, bakayabona ari amategeko ababereye umutwaro, kandi ari bwo buzima bwabo. Iyo usomye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 30 umurongo wa 11, urasanga uburyo ijambo ry'Imana ribabwira, rikavuga ngo kuko ayo mategeko ngutegetse uyu munsi atarayo kukunanira. Imana ntiyabahaye amategeko yo kubananira, si amategeko yo kukunanira, kandi ataraya kure ngo utayageraho. Aya mategeko ntabwo ari kure ngo utayageraho. Ntari mu ijuru ngo ubaze uti ninde uri butuzamukire mu ijuru ngo ayatuzanire, ngo ayatwumvishe tuyumvire. Kandi ntari hakurya y'inyanja ngo ubaze uti ninde uri butwambukire inyanja ngo ayatuzanire, ayatwumvishe tuyumvire. Ahubwo iryo jambo rikuri bugufi cyane, riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe ngo uyumvire. Ijambo ry'Imana Imana yari imaze kubaha ryo mu mategeko ntabwo ryari hakurya y'inyanja, ntabwo ryari kure mu ijuru, ntabwo ryari ikuzimu, ahubwo Imana yari yararishize ku mutima wabo, imbere muri bo, kugira ngo babashe kuryumvira kandi barimenye neza, ribayobore. Mu isezerano rishya nubwo dufite ayo mategeko, yego ayo mategeko natwe aratureba. Mukuru ari amategeko ya kera yo mu isezerano rya kera natwe aratureba uyu munsi, na yacu. Ariko nanone twebwe dufiteho akarusho, dufite ikidushoboza kuruta ariya mategeko. Muri uru rugendo rwacu tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, tukayoborwa no kwizera. Mu bihe byiza no mu bihe bibi, ijambo ry'Imana ryonyine no kwizera nibyo bitubera ingabo, nibyo bitubera urumuri, nibyo bitumurikira, nibyo bituyobora, tukabasha kugenda ndetse tukazagera no mu bwami bw'Imana. Ukwizera, nubwo dufite uko kwizera n'ijambo ry'Imana, ariko natwe hari igihe bigaruka bikatubera umutwaro. Uko Abisirayeli bananirwaga amategeko, bakumva amategeko araremereye, Imana yababwiye ngo ntugakore ibi, ntugakore ibi, ntugakore ibi, ariko natwe turagaruka mu kuri kwa kwizera Imana yashize muri twebwe, nako kukatubera umutwaro, kukatunanira, tukananirwa pe bikatunanira rwose. Ariko Imana yonyine ikongera kandi ikaza ikadusanga, ikatubwira ngo amagambo nabahaye, ukwizera nabahaye ntabwo kuri kure. Paulo wera hari uko abivuga, asa n'uvuga amagambo Mose yavuze. Aravuga ngo ukwizera kwacu ngo ntabwo tugomba kuvuga ngo ntukibaze, ntitugomba kwibaza uko kwizera kwacu kumeze. Ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanura ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga kuti ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera, iryo tubabwiriza uyu munsi. Uko niko Paulo avuga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10 umurongo wa 5 kugera ku murongo wa 8. Mu bihe tugezemo mu kuri, hari igihe kwizera kugaruka kukatubera umutwaro, twaba twinjiye mu bihe bigoye byo ukwizera tukakubura pe, tukavuga ngo ariko Mana tuzakubona hehe, tuzagukura hehe, nihe tuzagukura kugira ngo dutabare muri iki gihe, biriya bizarangira gute? Iyo bibaye gutyo twibaza nguku tukibaza ngo ese bizarangira gute? Rimwe na rimwe
ukwizera kwacu kugasa nkaho gushize. Vuba aha narimo nsoma isengesho ry'umukozi w'Imana wanyuze, wabaye umukozi w'Imana mu bihe bikomeye, wabaye umukozi w'Imana mu bihe by'akarengane, wabaye umukozi w'Imana udafite amagawa rwose mu bihe bikomeye. Yigeze gusenga, narimo nsoma isengesho yasenze, aravuga ngo Mana, kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu ni ibinyantege nke cyane. Ni ukuri kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu ni ibinyantege nkeya cyane, ni bike ntibyuzuye, ntitwizera ibyo wavuze. Uko niko natwe tumeze, abwira Imana, nanjye niko nyibwira, ntitwizera ibyo wavuze Mana, turashidikanya Mana, turibagirwa Mana, ongera uduhe amasezerano yawe uyu munsi. Ngiryo isengesho ryacu, Mana, turibagirwa cyane, ariko ongera kandi uduhe amasezerano yawe uyu munsi. Mana, ureka amazi akaturengera, inzara igatera, abantu tukabura aho tuba, amarira akaba menshi, kwiheba kukaba kwinshi, tukibaza ngo Mana, turacyari abana bawe b'imbabazi zawe. Uko niko yakomeje asenga. Tukibaza tuti Mana, turacyari mu isi wiremeye. Ngibyo ibibazo byibazwa muri iki gihe cya none. Ese turacyari abana bawe? Ese turacyari mu isi wiremeye? Mana, turi kure yawe cyane, ndetse turasa n'abenda gushiraho. Kuko abantu tureba, hari igihe tureba mu kuri tukareba ubuzima bwacu, tukareba aho isi igeze, tukareba kuyoba kwacu, tukareba ibyaha bikorerwa muri iyi si, tukareba akaga kari muri iyi si, tukavuga ngo Mana, noneho tugiye gushiraho amaherezo yacu, tukavuga amaherezo yacu ari bugufi. Uwo mukozi w'Imana yasenga ngo Mana, ngwino tabara, Mana, ongera kandi utwishimishe, ongera kandi utwishimishe. Ngiryo isengesho turimo turasenga uyu munsi wa none. Ariko nanone nubwo turisenga, iyo kwizera kwacu kwahungabanye, tukomeza kwibaza, tukibaza ngo ariko ukwizera ninde uzampa kwizera, nzabigeraho gute? Ariko nukuri nkomeze nkwibutsa ijambo Pawulo avuga. Pawulo yatubwira ngo ntukibaze uti ninde uzazamuka ngo ajye mu ijuru, bisobanura ngo kumanura Kristo, cyangwa uti ninde uzamanuka ikuzimu, bisobanurwa ngo kuzamura Kristo amukuye mu bapfuye. Ahubwo kuvuga, tugiye kwizera kuvuga kuti ijambo riratwegereye, ndetse riri mu kanwa kawe, riri mu kanwa kawe, riri mu kanwa kanje, no mu mutima wawe no mu mutima wanjye. Iryo jambo ni irihe rituyobora, ritwereka ko byose Imana iri kumwe natwe, ngo ni ijambo ryo kwizera, ariryo Pawulo atubwiriza. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana iradusaba kugira andi maso mu bihe nk'ibyo. Imana iradusaba kureba, turebesha amaso yo kwizera mu bihe biba bituruhije byose. Ibihe byo birahari, ibihe bitunanije birahari, ibihe bidukomereye birahari, ariko nukuri ntiwabirebesha amaso y'umubiri ngo uzabashe gutsinda, ntiwarwanisha imbaraga z'umubiri ngo uzabashe gutsinda. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo tubashe kugira amaso yo kwizera, kugira ngo tumenye ko turi kumwe n'Imana. Rimwe na rimwe ibyo bihe byiza, ibihe dukunda, ibihe twishimira, biraza tukabibona, ubundi tukabirebesha amaso bigenda biyoyoka, tukabirebesha amaso bigenda bishyiraho, ubutabazi bukaba kure nk'ukwezi, imbaraga zose zahuriye hamwe, zisa nkaho zahuriye hamwe ngo reka nkoresha ijambo ngo ziturundure, ngo zidukureho. Imbaraga zose ukabona ziraje mu kuri kugira ngo zikubuze kubaho, ariko mu kuri ukavuga ati ariko nzabigenza gute? Wabirebesha amaso ukavuga ngo nta n'umuseko gutambikira, ese bizagenda gute ko ari umwijima gusa? Benshi ibyo bihe mwabigezemo, kandi nanjye nabigezemo. Nta muntu utuye kuri iyi si utarabigezemo. Benshi ibyo bihe iyo babigezemo bashakisha n'ibyaha bakoze, bihana ibyaha bakoze, bihana ibyaha by'ababyeyi, ni koko tugomba kwihana. Bishinja ibyaha n'ibyaha bakoze n'ibyo batakoze, bakavuga ati ariko Mana bizagenda gute, nzabivamo gute ibi bihe ko binkomereye? Bibiliya ifite ingero nyinshi cyane z'abantu b'Imana bakiranukiye Imana, kandi bakiranukiye Imana cyane. Imana yakunze cyane, Imana yahaye impano nyinshi, Imana yahaye amasezerano, Imana yabagize abatoni bayo,
ariko bakanga bagaca muri ibyo bihe, bagaca muri uwo mwijima, bagaca muri uwo mutayi bwo kuvuga ngo ariko Mana ibyiza wampaye nibyo wansezeranyije, ndabibona biragenda biyoyoka, ndabibona biragenda bihita, ndabibona birenga utazagaruka. Urugero rumwe mu ngero nyinshi ni urugero rwa Yosefu twasomye mu itangiriro. Uyu Yosefu igihe yari akiri umwana, Imana yamuhaye impano yo kurota inzozi. Imana yamushishuriye yuko zaba umuyobozi, akabibwira se, akabibwira bene se, akabibabwira rwose inzozi zitava mu nzozi wenda z'ijoro zisanzwe, ariko ari hishurirwa ry'Imana, bigatuma bene se bamugirira ishyari. Ariko Imana yarabimuhishuriye. Nshuti yanjye reka nkwereke, rimwe Yosefu aja kugera mu bihe, ndaja kubigeraho mu kanya. Yosefu aja kugera mu bihe, iryo hishurirwa, iryo yerekwa, ubwo buhanuzi, izo nzozi ziwe zose zigera ahantu h'umwijima yarageze, bisa nkaho birangiye. Ariko nshuti yanjye, nuko reka mbanze nkwibusira ijambo riguhumuriza. Nta kigamburuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nta kigamburuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kabone nubwo waba ugeze mu rupfu. Nta kigamburuza umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kabone nubwo waba ugeze mu rupfu. Imana hari ikiba yaravuze kuri wowe. Imana baravuze kuri wowe nubwo waba ugeze mu rupfu, nubwo waba ugeze mu bibazo bimeze nk'ibyo Yosefu yagezemo tugiye kuvuga mu kanya. Ni ukuri nta kishobora kugamburuza umugambi w'Imana. Yesaya aratubwira ngo mwibuke ibyabanje, kandi mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari jye Mana nta yindi duhwanye. Pera mu itangiriro kavuga iherezo, pera no mu bihe bya kera kavuga ibitarakorwa, kavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Haleluya! Imigambi y'Imana, imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora, nta kizayigamburuza. Ibihe n'umwijima n'uburwayi n'ibiki byose n'urupfu ntibishobora kugamburiza ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Umunsi umwe Yosefu atumwa na se Yakobo kureba bene se aho bari baragiriye. Iyo usomye ijambo ry'Imana neza, niba wibuka uko twasomye, ni nkaho yaramutumye bene se bari baragiriye kure iwabo. Kuko ijambo ry'Imana yatubwira ngo yiriwe azerera ku musozi, yayobewe iyo bene se bari, ajya kubona umugabo umuyobora, amurangirira aho bene se baragiriye. Bakimubona, bene se bakimubona turutse kure, baravuga ngo karosi nguri yaraje. Ati ahubwo reka tumurebe, tumareho za nzozi, tumareho wa mugambi. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo reka tumareho wa mugambi w'Imana, dukuraho umugambi Imana ifite kuri we, tumwice, tumujugunye mu cyobo, hanyuma tuzajya kuvuga ko yariwe n'inyamaswa y'inkazi. Umugambi barawuzuza. Mukuru wabo mukuru ngo ashaka kumukiza, aravuga ati mwumva ko Imana ikora. Aravuga ati aho kumwica reka tumujugunye mu cyobo, ariko ngo yashakaga uburyo bwo kumukiza. Yakobo ahageze hari ijambo riteye isoni. Baramufata ngo bamujugunya mu cyobo, ngo bicazwa no kurya ibyo kurya yazanye, bicazwa no kurya umutsima yazanye, ngo bamujugunya mu cyobo. Hanyuma ngo baje kubona abahisi bigendera b'abacuruzi, baramufata, baramujyana, agenda asa nkaho mukuri atazagaruka. Namwe nimwibaze, murebe uyu mwana ufashwe, murebe uyu mwana uri mu maboko ya bene se banze, murebe uyu mwana ugeze mu maboko y'abamuguze, murebe uyu mwana ugurishijwe, murebe uyu mwana wuzuye amasezerano y'Imana, murebe uyu mwana mukuri ufite agahinda, ugiye urebesha amaso y'umubiri, uvuga ngo uyu mwana ntazongera kandi kugaruka. Reba ako gahinda, wibuka icyo Imana yari yaravuze, urebesha amaso y'umubiri. Ndibwira ko na Yosefu yibwiraga ati ibyo Mana wambwiye
birarangiye. Niko nibwira, Bibiliya si kitubwira, ariko biragaragara ko Yosefu wenda ataragifite kwizera yuko Imana izongera kandi kumugarura. Yosefu aragurwa aragenda, mukuri nkuko tujya tubona iby'Imana yadusezeranyije, tukabona birarenze, tukabona biravuyeho, tukabona biracitse, tukabona byose biragiye, tukabona birenzaho tutazashobora kandi kubigarura. Nguko ko Yosefu yari ameze muri icyo gihe muri icyo gihe yaragezemo. Ariko Imana yacu ni Imana. Imana yacu ni Imana nyamana. Imana yacu si ikigirwamana. Imana yacu ni Imana isohoza ibyo yavuze. Imana yacu ni Imana idakangwa ibihe, ni Imana idakangwa umwijima, ni Imana idakangwa imigambi y'abantu n'imigambi ya Satani. Kuko mu mugambi w'Imana nubwo yanyuze aho ngaho hamugoye, yewe iwe agasa n'uwibagiwe. Ndetse iyo usomye ijambo ry'Imana, na se Yakobo bamaze kumubwira iyo nkuru, yaravuze ngo nzakomeza ndirira umwana wanjye kugeza amanutse mu kuzimu kiririra umwana. Ntiyarazi ko azongera kandi kumubona. Ariko mu mugambi w'Imana ukomeye cyane cyane, ya nzira mbi yahindutse agakiza. Yahindukiye bene se agakiza. Yahindukiye bene se inzira yo kubakiza. Ntangazwa n'ijambo ry'Imana. Iyo usomye muri Zaburi 105 umurongo wa 16, umurongo wa 16 ku murongo wa 19, wa mwana ufashwe na bene se bakamugurisha. Bibiliya muri iyi Zaburi iravuga ngo uyu Yosefu noneho ngo birahindutse, izina ryabaye Yosefu kundi, ahubwo ngo Imana ngo ituma umugabo. Yanzira mbi Yosefu uboshwe, Yosefu ahindutse umugabo wo kubanziriza bene se. Uje kwitonda usomye Zaburi 105 umurongo wa 16 kugera ku murongo wa 19. Yarapfuye, yaraboshwe, asuzuguwe, ariko mu maboko y'Imana no mu mugambi w'Imana ni umugabo uzabera bene se agakiza. Ni umugabo uzabera bene se agakiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Nta kwizera wenda yari afite, ariko icyo ijambo ry'Imana ritubwira, mu nzira ndende, mu bihe bikomeye byose, Yosefu yakomeje gukiranukira Imana. Ngiki ijambo ry'Imana ridusaba mu mwijima, mu ntambara, mu bibazo. Icyo twebwe dusabwa ni ugukomeza gukiranukira Imana, hanyuma tukizera ko Imana ibyo yavuze byose izabisohoza. Waba ubyumva, waba utabyumva, waba warabyibagiwe cyangwa utarabyibagiwe, byaba biri mu mwijima cyangwa biri mu mucyo, uko Imana yabivuze irabisohoza itifashishije wowe. Gusa ikigusaba ni iki ngiki, iragusaba ibintu bibiri. Iragusaba yuko ukomeza kwizera yuko Imana idahinduka, ariko kandi ikindi gusaba, iragusaba yuko uhoraho ukomeza kuyitunganira. Buriya hari igihe tujya twibaza tukavuga ngo we ni impamvu tunanirwa, ngo nuko dufite gusa uko kwizera tutabasha kubona Imana iri hafi yacu. Kurebesha amaso y'umwuka bishobora kutugora kurusha wenda kurebesha amaso y'umubiri. Tukibaza ngo wenda iyo Kristo akumana natwe mu mubiri, akagendana natwe, tukamukoraho, ngo wenda kwizera kwacu kuba guhamye. Oya, ni ukuri nako ndi kuba gukomeye. Abigishwa ba Yesu Kristo ni urugero ruzima rutwereka yuko umwana w'umuntu atazigera ahinduka. Yaba yabonye igitangaza cyangwa atakibonye, yaba yabonye Kristo n'amaso yamukozeho cyangwa atamubonye, umwana w'umuntu akomeza kuba wa wundi. Abantu kubera ko twambaye umubiri, ibihe byo kugeragezwa biratunanira, tugira kwizera guke. N'abigishwa ba Yesu nubwo bamubonaga bari kumwe no mu buryo bw'umubiri, bagendana nawe, baratinyaga. Umunsi umwe Yesu yari amaze gukora ibitangaza, yahagije abantu 5,000, bamubona mukuru atari kure yabo. Gusa icyo yarababwiye ngo nimwambuke mujye hakurya, nanjye ndi bubasange, sigane nsezerera abantu.
azamuka amaze gusezerera abantu ngo azamuka umusozi ngo aja gusenga. Ariko ageze imusozi abona abigishwa be barimo barateragana n'umuyaga. Umuyaga w'inkubi wabateye mu mazi, umuhengeri urimo cyane, araza arabasanga. Asanga rwose bananiwe kugenda, bananiwe kujya imbere. Bamubonye noneho ngo barushaho gutinya kuko bamubonye arimo aragendesha amaguru hejuru y'inyanja. Bamubonye agendesha hejuru y'inyanja baratinya, baravuga ngo ni umuzimu. Arababwira ngo nimuhumure, ni jyewe mwitinya. Petero yumvise ko ari Yesu Kristo, ngo aramubwira ati niba ari wowe mwami, reka nanjye nze ngendesha amaguru hejuru y'inyanja. Reka nanjye nze ngendeshe amaguru hejuru y'inyanja, ndebe kwizera kwanjye. Agendeshe amaguru hejuru y'inyanja. Yesu aramubwira ngo ngwino. Yesu amubwiye ngo ngwino, Petero koko aratambuka, agendesha amaguru, agenda n'amaguru yiwe hejuru y'inyanja. Aragenda aratambuka, ngo ageze mu mazi agira kwizera guke. Amaze kugera kwizera guke ngo atangira kurengerwa, atakira Yesu. Aramubwira ngo Yesu tabara, mfata ukuboko ndarengewe. Yesu ngo aramubwira ngo kuki ugize kwizera guke. Amufata ukuboko, aramufata, baragenda bajyana mu mazi, mu bwato. Ageze mu bwato acaho umuyaga uraceceka. Niki twigira muri ibyo ngibyo, muri ayo magambo? Mukuri Petero yari afite kwizera kubasha kumumanura ku mazi agatera intambwe. Ariko kwizera kwiwe kumeze nk'ukwacu. Kwizera kwa Petero kumeze nk'ukwacu. Turizera ariko tukageraho tugashidikanya. Turizera, tukizera, tukaba twakora imirimo itangaje, ariko kwizera kwacu ndikurame, ndigutinde. Yesu icyo ashaka kutwigisha muri iyi mirongo ni iki? Nukuri Petero, nubwo tuvuga ngo Petero ngo ntiyagize kwizera, ariko ni ibidushushanya twebwe, ni ibishushanya uko kwizera kwacu kumeze. Turagenda kwizera kwacu kugahungabana, twahura n'imiyaga, twahura n'indwara, twahura n'ubukene, twahura n'intambara. Ukwizera kwacu kukibagirwa yuko dufitwe na Yesu mu kuboko, twahungabana. Igihe duhungabanye cyose, kwizera kwacu kunaniwe, icyo ijambo ry'Imana ritubwira ni iki? Nubwo utabaza umwami Yesu Kristo, tukamubwira ngo mwami fata ukuboko ndarengewe. Yesu azi ko kwizera kwacu ari kutoya. Yesu azi ko kwizera kwacu kutuzuye. Yesu azi ko kwizera kwacu gukeneye ko igihe cyose tumubwira ngo dufata ukuboko mwami tutararengerwa. Dukeneye ko Yesu Kristo akora ku maso yacu, tukabona uko kwizera, kukadushoboza muri ibihe biba bikomeye. Ariko hari irindi jambo twiga muri aya magambo ya Petero. Ijambo rya kabiri ni iki? Nuko mu bibazo by'iyi si ntitwabigendamo twenyine. Imiraba y'iyi si ntabwo dushobora kuyigendeshamo n'amaguru yacu. Si ubushobozi bwacu, si imbaraga zacu. Petero nubwo yari atangiye kugenda hejuru y'amazi, ariko n'ukuri si iby'abantu, ni iby'Imana yonyine. Mu imiraba mvuga ni ibi bigaragazo duhura nabyo. Twebwe ntitwabasha kubigendamo turi twenyine. Icyo dukeneye ni ukumenya ko Imana yonyine niyo igenda hejuru y'iyi miraba duhura nayo, y'ibi byago byo muri iyi si, y'ibi byago bidutera muri iyi si. Twebwe tukagenda hafi yayo, tukayireba iri kumwe natwe, idufashe mu kuboko, kuko twenyine ntabwo twabasha kuyigendamo. Muvandimwe, nshuti wanjye mukundwa, icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Icyo nshaka kukubwira nuko ukwizera kwacu niko kudushoboza kureba Kristo ari kumwe natwe. Tukamureba ari kumwe natwe, tukabona gushikama, tukabona kwambara imbaraga, tukabona kugenda dushikamye, tukabona kugenda no mu mwijima, tukabona kugenda no mu gihe byose byagoranye. Tukabaho ntabwo ari jewe urimo uragenda, ni Kristo umfashe ukuboko. Icyo cyo kwifuriza ngo ugire amaso, usaba Imana ngo Mana ntundekure, Mana unkore ku maso, komeze ngire kwizera yuko umfashe mu kuboko mu bihe byose. Icyo gihe nicyo gihe kwizera kwawe kutazahungabana. Imana igumugisha. Amen. Reka dusenga Imana. Imana Data wa twese uri mu ijuru. Mana, nukuri kwizera kwacu hari aho kugera kugashyiraho burundu. Mana, ndakwinginze kugira ngo uhe mwene data uyu nguyu umwongerere kwizera.
abigishwa bawe baragusabye umunsi umwe barakubwira ngo mwami twongerere kwizera, ariko kandi hari igihe tujya tugenda mu mwijima w'iyi si no mu byago by'iyi si tukumva turi twenyine, twareba hirya no hino ntitukubone, ukwizera kwacu kugahungabana, twareba imbere ntitukubone, twareba uko bizarangira ntitukubone, tukishakamo ibisubizo twenyine. Ariko ndagusabye ngo ukore ku maso yacu, twongere kandi tukubone uri hafi yacu, tumenye ko muri byose tukurebeshe kwizera yuko utashobora kudusiga, haba mu ijoro, haba ku manywa, haba mu bihe bikomeye no mu bihe by'umunezero, haba mu bihe byose. Mwami Imana, dukomeze kubona uri mu ruhande rwacu, uturwanirira intambara, mu muyaga mwinshi tukubone, mwituze tukubone, turyamye tukubone, dusinziriye tukubone, dukangutse tukubone, turi mu murimo tukubone, ibyago biduteye tukubone, intambara ziduturutse hirya no hino tukubone, tubone uri hafi yacu. Kandi Mwami Imana, nubona turananiwe, uduhe gusenga nk'uko Petero yasenze avuga ngo mwami ntabara, mfata ukuboko. Kandi mwami, fata benshi ukuboko bari bananiwe, fata benshi ukuboko bari bibagiwe, fata benshi ukuboko bari basinziriye, fata benshi ukuboko bari bibagiwe. Mwami Imana, bafata ukuboko bakure mu isayo, ubagirire neza, utugirire neza. Dukeneye kwizera muri ibi bihe bikomeye ngibi, dukeneye kwizera, dukeneye kutwongera kwizera, dukeneye kudufata mu kuboko mwami, kuko umubiri wacu n'ibyacu byose ntabwo byashobora, ariko tugufite byose birashoboka. Icubahiro ni cawe nyiribihe, uhereye none ukameze iteka byose mu izina rya Yesu, amen.